Yes. Yeah. Welcome to Rwanda, bro. Thank you so much, bro. The first time. How do you feel, man? How do you feel? I feel excited. I was looking forward to this day. And finally, here it is. I'm good. Kanya mukwego? Yeah, Na make wa. Na meza. Uzi kwifata? Kanya mukwego. Kugira ngo hari wowe ntagaruka mbere ugeze mu Rwanda. Igihe kinini ugigera hangaha ukongera ukagisura ukongera. Uyu munsi ugarutse noneho uje no kwitabira by'akarusho igitaramo cya Zuby Comedy kizaba ku itariki 6 ejo bundi ku cyumweru. So urimo kubyakira gute? Eba ni None. ibintu bimeze neza. Twaje mu gitaramo cya Zuby Comedy cyiswe Iwacu Comedy Show hamwe n'umuvandimwe MC umustar ukomeye cyane muri Kenya. Yes. No umustar ukomeye cyane. First of all, musubize gato microphone twari mubaze. MC3, first of all, you are welcome here in Rwanda. Thank you so much, my brother. How do you see our city? Wow, your city. I'm always hearing it from my friends in Kenya. Oh, Kigali is the cleanest city. You see? I'm just walking around looking for any paper which is just dropped around. Yeah. I want to forget about it. Anyway, Kigali looks good. I love the environment. I love the oxygen you're breathing. It's so fresh around. Thank you so much, you guys. And you see the beautiful girl? Huh? Yeah, the beautiful girl. I've just seen just one so far. Yes. Where are the girls, by the way? Where are they? Where are the girls? She's coming. She's coming. Out of camera, bro. Okay. Yeah, she's coming. Wait for her. She's coming. Thank you. I'm She's still around. Okay. What then you are bringing to Watch Comedy? Sunday. Watch Comedy, when we did the first edition in Kenya, the Zuby Comedy, I was a guest comedian and I loved the environment. I loved it when these people, when they said they want to be here, I told them, please, when you're planning the next one, just call me. So with me here, I'm also here to entertain my fellow Kenyans who live around. They have been texting me, telling me, oh my goodness, we are here, we are waiting for you. So we are all one here, and we will have some good fun. Ya bro, kanya mukwego? Wasize baba koga bacu. Aya barahari. Bari he? Bari hano. Ngabi nyuma wanda. Bari hano kabisa. Harya ni babita Nyakinshasa ni uri hano. ni icyo dishi. Iwacu babwire bari abantu batuye Kanombe Kimironko Kicukiro ku cyumweru kubura muri iki gitaramo cya Zuby Comedy. No muvuko wa kabiri no kubona abantu mwese mugomba kuhaba kuko utazahagaragara kazi yake matokeo ntagaragara. Edition ya mbere yabaye muri Kenya, iya kabiri ije kubera hangaha mu Rwanda. Urabona ikinyuranyo kibuze kuboneka muri iki ikinyuranyo kiza kubonekamo cyane nuko hano ari mu njyamo za Zuby
muri Kenya bari abashitsi ariko bakoze ibintu zahabaye bari kugira none batuye muri Kenya so none akarusho hano ni himuhira niho bakorera ibikorwa byabo urumva abafana sinzi yo tuzabashitsi ngira ngo abanyarwanda ngabo bose bari muri Kigali bari biteguye kino gitaramo cyane cyane bavuga bati tugiye kubona MC Trick nawe agiye kuba ari ahangaha mu Rwanda Kanyamukwe ngo aragarutse none agarutse mu bikorwa bya Zuby Comedy abenshi bakurikira ibitaramo nk'ibi ngibi kubera ko ari amafaranga ntago mwebwe mwamuje gupagasa cyangwa se muje gufasha abanyarwanda kwishyura twebwe ntago ari gupagasa ahubwo ni support baje gufasha abavandimwe bacu twaje kubafasha abana Kanyamukwe nabaje MC Trick mu kanya namaza ngo abakobwa b'i Kigali bameze bite urabona abantu bari inyuma ya kamera banyakinshasa barabaruta yega si no kwikanga cyane wenda ikiyo yo kwikanga kubera amasura ari tofauti nayo wabo ariko njewe uri mwana ukurebye umubonye ute uri ukurebye inyuma ya kamera ntacyo bayi mutumira abagabo nka 50 abagabo nka 50 azabazana hariya uriya se ayoza wenyine shoka ubwo uriya ntibamugurira ama VIP okay abantu bitega iki seti abantu bitega iki muri Iwacu Comedy ikintu gihari abenshi baravugaga ngo ni prank ngo Trick nagazaza na Kanyamukwe ngo so bari hano ikintu cya mbere tubabwira umunsi wo ku cyumweru kuri tariki 6 ni umunsi w'amateka muri comedy nyarwanda niba uri umufana ukunda comedy niba utaragira mu gitaramo cya comedy niwo munsi mwiza wo kuza ukamenya uko comedy imeze n'uruganda rwacu muri rusange so ko ikintu bakitega icyo kibazo cyanyu ndagikunda bitega iki you guys that is Kinyarwanda yeah. People I think we are from the same origin of this Kinyarwanda ni Kikamba the same somewhere you say it somewhere kitu ya kwanza ikintu cha mbele that is Kamba I'm Bantu you know you guys are Bantu so I can hear you can hear me say I say what you can hear you started by saying let me say one word ikintu cha mbele something say now in my language Ningwendete iko mbali na say I love you in Kinyarwanda ndakukunda Ubona ko twatangiye show tukirano ku kibuga cy'indege ama blague twayatangiye kabisa Nata yo ugira ina ariko nawe gatoya iyi sura yako tuyishaka mu gakiza kandi ejo mundi wakoze ari hano cyo bibagirwa ko ufite umugore madamu wa muvunyi nta mugabo ufite bro twibutse amasaha aho show izabera no kwinjira yeah show izatangira saa 11 zuzuye ariko saa 9 kubera abantu azaba ari benshi kuri sala bazagura amatike ushobora kuhagira kare cyangwa ukanaharara abajama zaharara bamuna kugira ngo ubone amatike vuba Skara mutipambye gisenye zaharara ya kwinjira ubona afite kurara amatike dufite itike ya 5 ku banyeshuri mu byumve neza hatazagira umusaza uvuga ngo yarangije 2 gatatu agifite ikarita abantu bakoresha amakarita amakarita ni abanyeshuri bakiga papa batazazana ikarita ngo aje mu gitaramo ikindi dufite itike 10,000 ya VIP tukagira VIP 20,000 tukagira na table y'abantu 10 ushobora kuza muri abashuti mukavuga reka tugure table tuze turi 10 turebe igitaramo baba comedy mubona hano n'abakomedi b'abahanga buri muntu wese arabiza arabakurikira n'abakomedi bo mu Rwanda kuri line up bahari n'abakomedi b'abahanga dufite umu MC ni Muyango ni umumisi muramuzi bamuje n'umukomedi is gonna be a big vibe abantu zabura ikibazo kandi ikindi bazane n'abana dukeneye imiryango umubyeyi n'abana ntabwo bari ku cyumweru wana bazi comedy z'ibishegu twebwe yeah we don't say ibishegu ntabwo tuvuga ibishegu ni Kinyarwanda ibishegu MC Trick yes ibishegu ni Kinyarwanda ibishegu what was that ukunda ibishegu kuri ibishegu I don't understand so MC Trick teach me some Kinyarwanda I tell these guys watch ibishegu this guy tell them to come to the show babwire ngo muzaze mu gitaramo bizaba biryoshye bizaba biryoshye I saw my tongue anyway you guys watching all my Kenyan fans around all the Rwandese fans come through on Sunday we have fun we have a good vibe we have a good show lined up Kanyamukwe ngira ngo aracyananiwe ndimo kubona afite makano k'umunaniro abana se bizabera bibutse nabibonye
batagira ngo ibibuga cy'indege bizabera event izabera Camp Kigali abantu barahazi cyane ni iruhande rwa Serena Hotel so niho event izabera is gonna be big. Ikindi turashimira itangazamakuru cyane kuba mwaje kudusapotinga from day one tubona amaposti mudukorera inkuru mukora respect kabisa namwe muzaza mwebwe murabizi gahunda ni yayi umunyamakuru abanyamakuru bose bazaza ariko utazazana ikarita amenye ko iki gitaramo atazakinjira utazazana ikarita zishyura kanyamakuru yakonje iyo bashaka bazagenda bagure za karita zageza kuri boutique baguha umushashi reka tubashimire cyane abakujya kujya no kwitegura ariko hari abakobwa mu bashaka kujya munzanire umushashi nyawe na n'inzara yahoze avuga ngo arashaka